agace ka kane nuko nguko tugatangiye. Uyu mwana w'umukobwa Cinasa yaje kwicara ahangaha ku ruhande afite ubwoba bwinshi cyane yitegereza umukasi uri ahangaha imbere ku meza. Nyagasani, umukobwa afata umukasi arimo kwirebera ahangaha mu ndorerwamo gake gakeya cyane afite ubwoba bwinshi afunze n'amaso. Atangira kwibuka bavuga bati yishe Mr. Marcus. Ati what? Ati yego rwose Cinasa yishe Mr. Marcus. Eliya nuko nguko yaje aho twarangirije agace. Ati wagize gute? Nuko Leyira yaje. Kumbe turoki wagize gute wagakubwe? Batangira kurwana. Uyu musore Eliya afata Leyira aramufata. Mutuze ariko mutuze. Ati yego rwose butuje gatoya. Ati iyi niyo mpamvu yari yarahunze ikigo ataza ahangaha ku ishuri. Ati Cinasa umeze neza? Aza kumufata n'umusore Eliya bareba icara nonaha. Guys, rero ngiye uburyo ntashaka gukira nyine gushinja icyaha buri muntu uwo ari we wese. Nari naratekereje ko ibingi bitwese tubirimo. Umuyavuga ati oya agomba kujya kwicuza icyaha kuri polisi. Ni Leyira yari umukozi akeneye gukonfesinga kuri polisi. Uyu mwana w'umukobwa niwe wamwishe. Nyagasani, kumbe ubingi nibyo arimo kwibuka byose arimo kwiyogosha umusatsi ahangaho. Uyu mukobwa banza arimo kubibona ko igihe cye kirimo kugenda agomba kujya kuri. Ati oya ibingi ntabwo birimo kumvisha cyangwa se kumvikana neza cyane uburyo abantu bose bashobora kugenda bakazira icyaha cy'umuntu umwe. Ni uyu nguyu Shalewa niko yavuze. Ntabwo twese twajya hasi turimo kuzira icyaha cy'umuntu umwe. Umukobwa Cinasa itavuga ati ariko nari ndimo kugutabara wa kigo ryiwe. Bavuga bati gute se? Bati gute? Uyavuga ati uriya mugabo yaragiye kugufata ku ngufu. Nyagasani, kumfata ku ngufu? Shalewa ati Shalewa, kumbe uyu mukobwa cyagihe ati ndifuza ko naguruka. Marcus nuko nguko yinjiye ahangaha. Nyagasani, cyagiye uriye musore amusize ahangaha mu cyumba agiye nase umeze neza agiye kumushakira amazi. Yaragiye kumufata ku ngufu. Ndumva naguruka amufata ikiganza. Ngwino unsome rwose. Marcus nuko nguko yaje yitegereza uyu mukobwa. Ati birasa nka wagira ngo rwose wanyweye byinshi wa mukobwa. Nese ubihagazeho neza cyane? Ati yego rwose ngwino unsome. Urugabo rwa Marcus nuko nguko rwatangiye ndetse ibyo ngibyo birimo kuba nibwo umuryango ahangaha wafungutse. Bigaragara ko aribwo uyu mukobwa Cinasa yinjiye ahangaha muri iki cyumba nyine aza gake gakeya cyane. Uyu mukobwa reba urugabo rwatangiye kujya ageze ahangaha. Ati oya sorry Nyagasani. Ati buretse nta kintu wabonye? Nta kintu wabonye? Ati Mr. Marcus uyu nguyu we mvaho ndekura ariko. Nyagasani, uyu nuramukuvuze nzabwira inzego. Ati ndekura aramuniga atangira kumufata. Uyu nguyu yamukubita mu ntoryi. Hari icyo yise afasha ahangaha kubita. Uyu musore ahitamo kubita hano hasi. Cyari kigiye kumufata ku ngufu yasinze. Kumbe ibi byose uyu nguyu yabikoze uriya mwana w'umukobwa Shalewa yasinze bya bindi mwigirishwa mu birori mu kanwa yewe ngo mwatwitse. Nuko nguko yamutabaye. Nyagasani, nibwo yahise aza ahangaha kumubyutsa. Akimara kumubyutsa avuga ati Shalewa kanguka. Ati ese umeze neza? Ati yego rwose. None se areba uzi ibintu byabaye kuri uriya musore? Cinasa yahise yijigisha. Uzi ibintu byabaye kuri uriya musore? Reba hariya. Nibwo uyu Shalewa yahise yikanga cyane abonye uyu musore Marcus. Kumbe Cinasa niwe wari umaze kubikora arabimubwira. Ati ukeneye kubwira polisi ibintu byose byabaye. Uyu nguyu amureba. Nindamuka ntabikoze se? Yiraza ngo nuramuka ngo utabikoze? Yego nyine ndimo kuvuga nindamuka ntabikoze. Nubwo bimeze nkaho wagira ngo ningewe nari njyenyine cyangwa se ibyo nakoze nabikoze njyenyine cyangwa aka kanya mwibagiwe imirimo yose mwakoze cyangwa se ibintu byose mwakoze mu kugira ngo mukavaringe muhishire ibyabaye n'umurambo. Njya hasi rero harimo na sister wawe Ivy Izake we ubimenye kuko igihe bari barimo kuzingazinga uyu murambo kumbe bamuzingizingiye mu kintu cy'igikuvurori bose bari bahari. Mbese muri make nta muntu ugiye kumfasha se? Uyavuga ati oya ni Diane ntabwo ndibuze kugufasha. Ngiye nimumbaremo ibiganza byanjye ntabwo ndibuze kubikira muri ibi bintu. Bose bagize ubwoba. Abakobwa bajya ku ruhande. Uyu musore ati oya urimo kubikora nabi. Ndavuga tumbabarire mama ariko iyi niyo nshuro ya mbere ndimo kuzinga umurambo. Urimo kumbwira ngo ndi kubikora nabi se babikora neza gute? Ko aribwo bwa mbere nazingazinga umurambo mwikuvurori. Nyagasani, bose barimo kureba uyu mukobwa
yagize ubwoba bwinshi cyane. Nibwo uyu mukobwa Ayivi yaje ahanga, Leyira wagakobwa ngwino dufatanye mushalewe muze dukora akazi. Ariko yagasana Cinasa kubera iki mumeze uko nguko bose bagize ubwoba. Nari natekereje ko twese tubirimo twese. Uyavuga ati bityo rero ntabwo murimo kubasha kubyumva neza cyane. Nibyo yabibutsaga. Imiryango yanyu mwese muri iyi CTVU murabizi ko ari iya danje. Ariko mama wanjye akora amasaha menshi cyane kugira ngo byibura mbashe kwatendinga ahanga muri iki kigo cy'amashuri. Mu gihe mwebwe muri abakire ndetse ibingibi biramuka bisohotse hanze ndibuze gufungwa, bari buze kumfunga muri gereza, bityo rero ndibuze no kwirukanwa ahangaha muri iki kigo cy'amashuri. Mwese musigare mumeze neza nta kibazo rwose. Bityo rero ni nko kubabwira ati twese tugomba kujyana muri abafatanyacyaha mu bwicanyi. Umukobwa niko yababwiye, barabyumva. Leyira azunguza umutwe, ariko ku iherezo cyangwa se uyu munsi urangiye, mwebwe mwese mufite accessories ku bintu byose byabaye mwa ririya joro mubifite mu ruhare. Nindamuka rero ngiye hasi, twese turi buze kujyana, mubimenye nta kundi bigomba kugenda. Na Izaki arahari kandi sister we abirimo. Izaki aratekereza sasa rero ati ibyo rimwe kuvuga ni ukuri uyu mukobwa. Yego arimo. Mwese nimuramuka mugiye kuri polisi nubundi ni nko kujya kwitanga kugira ngo mwese mufungwe. Umusore avuga ati ariko kwari ukwirinda, bwari ubwirinzi. Iki cyatse kuvuga yaragiye gufata ku ngufu sheri wanjye Sharewa, yaragiye kumufata ku ngufu, ndetse kubw'amahirwe ni amahirwe menshi cyane ko Cinasa yaje agahita atabara uyu nguyu. Ntabwo yaragamije kwica uriya mugabo. Uyavuga ati kiriya kinyendaro kandi niho kubisa urushyi bwa mbere uriya mukobwa amenye ko ari we wamwishe. Kiriya kinyendaro kandi barakanaga wale ni umusore Izaki. Nuko nguko bimeze sasa rero Izaki. Aka kanya dufite amahitamo abiri yonyine. Uyu mukobwa ajya kwitanga kuri polisi cyangwa se it's all of us. Ni twebwe twese tubirimo duhishirane, nibigibi tubikavaringe nazagira mbese polisi ikomeze gukeka kuri ya musore yapfiriye hanze y'ikigo. Murabivugaho iki sasa rero? Abangaba bararebana bavuga bati all of us, twese tubibemo. Izake ni umunyabwenge. Ibi byose uyu mukobwa yari arimo kubyibuka, arimo gukata imisatsi ahangaha mu marira menshi cyane. Ariko abanyeshuri bari bemeranije ko bagiye kubibamo babihishire. Marcus yapfiriye hanze y'ikigo. Aba banyeshuri nubwo uriya mu yitabire igicamunsi kiza araje nonaha. Uyu mukobwa Leyira yaje muri rwa rugo ahari, ubanza aho sheri we yari atuye nyine. Subundi ihangana aka kanya wicaye gatoya rwose. Reka njye kumukuzanira nonaha. Ati Leyira we hari uwaje. Ni umukobwa waje arimo kumamagara ati Leyira we bimeze bite? Ni umugore waje. Igicamunsi kiza sinzi aho yaje da, nari mvuze mbere yo kureba. Sheri we yari atuye, nanjye ndavuga uyu mugore nuko nguko yaje. Kumbe ni kwa Ahumadi ahari. Urimo gukora iki ahangaha se? Uyu nguyu avuga ati none se ababyeyi bawe barabizi ko uri ahangaha? Ati yego barabizi. Njye narinje ahangaha guhereza Ahumadi assignment ye kubera yavuye ku ishuri kare nyine. Uyavuga ati ibyo ni sweet cyane bimwe, ariko ntugire ikibazo, iyo assignment yimereza ndibuze kuyimwiherereza. Uyavuga ati njye nanizeye ko ndibuze kuyimuhereza kuko nshaka kuvuganira nawe. Uyavuga ati rero ntabwo ntekereza ko cyari igitekerezo cyiza. Umusore avuga ati mama bimeze neza rwose. Bimeze neza. Uyu nguyu ati ni iminota 5 yonyine reba uburyo mama we amureba, ndakwinginze. Uyu musore ku ishuri yarwanye nyine, ubwo hari ibyabaye nyuma yuko barwanye ku ishuri, barimo gupfa Leyira nyine aramuka. Iminota 5 wa mujingo, niko nyine yatambutse arimo kuvuga iminota 5 sho wa mujinga we. Umusore arahangaha ndetse Leyira nawe akomeza kumwitegereza cyane. Nuko nguko yaje agenda amusanga kugira ngo bagire ibyo baganiraho. Ngo uyu musore yakundaga uyu mukobwa, ariko nyine umukobwa atamuca n'irihumye. Abakobwa mutancira ihumye ndabareba, ariko Imana izamporera. Kandi mba nakoze uko nshoboye kose. Ati ibintu byabaye nabyumvise, ndetse kandi umbabarire cyane. Iyaba utari urimo kugerageza kundwanirira nyine ntabwo byagakwiye kuba byatwaye uyu mwanda, cyangwa se byabaye umwanda nk'uko nguko. Umusore avuga ati bimeze neza. Ni Ahumedi bimeze neza, n'ubundi bimeze neza, subundi ko wananyanze. Ati ese ni kubera iki wabikoze? Ahubwo
umusore avuga ati nkubwije ukuri rero bimeze neza nabikoze nyine wasanga nashakaga kurwana na Jay ndetse na Jamari nibyo nari ndimo kugerageza gukora uyavuga ati oya apana biriya telefone ni ukubera iki wayitwaye umusore niwe watwaye ya telefone nyine yibye muri library abati narabikubwiye Leyira inakubwiye impamvu ndetse kandi uranayizi ndavuga ati oya ngo urimo kugerageza kundinda se urimo kugerageza kundinda ati yego rwose ndimo kugerageza kukurinda uyavuga ati kubera iki urimo kundinda se nyine nkaho wagira ngo nakubereye umuntu mwiza muri ubu buzima cyangwa se ikindi kintu urimo kundinda kubera iki kumva aramukunda nase kubera iki unkunda aho madi we uyavuga ati ntabwo nzi impamvu ngukunda nkwiyumvamo ngenda bikora gusa ngenda gukunda gusa ntazi impamvu aruhutse umutima cyane ati nase ngira ikintu nkubaza nawe wa mukobwa we ati mbwira nta kibazo mbwira ese kubera iki uriya cyangwa se uwuhe se uyu ngavuga ati Mr. Marcus kuki ari we wakunze wagakwiye kuba warahisemo undi muntu ariko we mu bantu bose wahisemo Mr. Marcus uyavuga ati nanjye ntabwo mbizi simbizi nyine bimeze nkaho wagira ngo ubuzima bwe bwari bumeze neza cyane azi ibyo ashaka mu buzima ngo nibyo bakobwa baba bashaka nanjye ubuzima bwanjye bukaba bumeze nkaho ari umwanda bwacagaguritse mu ducece nyine nkabona Marcus nyine ari we wabudoda nako simbizi nyine uyavuga ati uzi cyangwa se uzi gutandukanya icyiza n'ikibi rero nta nubwo wari wageze ati yego ndabizi nturagize imyaka 18 nyine ndabizi rwose nese ibyo ngibyo wabyumvise cyangwa se wabyumvise tugiye kujya kuri polisi ejo nk'itsinda kugira ngo tujye kwitanga yavuga ati yego nabyumvise Eliya yabimbwiye ati aka kanya mfite ubwoba n'umukobwa nese ibintu byose bitagiye nk'uko twabipanze ubwo nyine bo bashaka kuzajya kwitanga bavuge ko uriya musore yari ari mu kirori nta kibazo ariko yatashye batazi ibyamukurikiyeho yamufata akaboko avuga ati Leyira ibyo ngibyo wibivuga humura bizagenda neza ibintu byose bizaba fine bizagenda neza rwose ndabigusezeranije uyu ngo yamureba ati ibintu byose bizagenda neza basi se aka kanya urimo kumbona cyane uyu Leyira nawe yareruye aravuga ati buriya oya bari ahangaha babitekerezaho cyane nta mpamvu yo kwihishira reka tubikora ibyo tugomba gukora uyu musore nawe afatirana amahirwe ako kanya mama we yavugiye hejuru nyine mbese urebye aho madi abona ko nyine byakunda buriya uyu musore nawe yari ari kumwe n'umukunzi we Shalewa kumbe Shalewa niwe uriya mwana w'umukobwa Chinasa yashakaga gutabara disi warahangaye yarahagaze avuga ati oke ndatekereza tuzongera kubona nejo ati we buretse gatoya ati nikiye kibazo Elias ati ngomba kujya mu nzu nonaha ati nese ntabwo tugiye kubivuga ati oya nta kintu nshaka kuvugaho nonaha rwose ndetse ibyo ngibyo hari icyo bigutwaye bimeze neza tutabivuzeho umusore avuga ati oke nta kibazo rwose bimeze neza umukobwa avuga ati bye agiye kugenda avuga ati ngiye kujya mu kigo cya gisirikare bagiye kunjyana mu gisirikare ngo barera nyine gikosi barera gisirikare umukobwa arabyumva kuva ryari si ibyo ngibyo bigiye kuba ati nyine ababyeyi banjye ndatekereza bandambiwe bampaze umukobwa avuga ati none se niba ari uko nguko bimeze nyine niba ari uko nyine bwo nta kintu ushobora kuvuga kugira ngo uhindure ibitekerezo byabo umusore avuga ati oya nanjye niko nari nabitekereje ariko mama wanjye arabishyigikiye cyane ubwo urumva mama ashyigikiye nta cyaba ati mfite ubwoba ko nta loophole cyangwa se ntaho kumenera hahari kugira ngo bikunde mana ndiyumva nkaho ndi useless umukobwa avuga ati oya ndeba ibintu byose bizagenda neza ntugire ikibazo ibintu byose bizagenda neza ibingibi nge nawe tuzabicanamo ni Shalewa amureba ati mbabarire cyane ntabwo nari mpari ngo nkurinde ati ndabizi uyu nguyu egera hino cyane urukundo rwabo rurimwo gukeba nge nta muntu mfite rurimo gukebana muri iyi minsi si ubwo hagize ufite gahunda yihuse amureba rugakeba nyine ariko nyine rukeba cyane apana ibintu byo gukeba bidafite gahunda hari ibintu uba usanga biri gukeba ariko bidafite gahunda ku buryo umuntu abinyuramo ejo bundi akaba agiye kubikumbura
akanabibura, biriya bintu ndabyanga. Nibyo binatuma dufata n'imyanzuro yo kuba tubyihoreye nyine. Ndetse ikirori bwo cyari kirimo kuba, Ahmed nuko yaje avuga ati ikirori kirarangiye, ikirori kirarangiye, party is over, mwese nimutahe mu rugo, ariko nimutahe abantu bose mukeneye kugenda. Efe amufasha nyine, nibwo bari barimo kuzingazinga umurambo. Sunike neza, barasunika, bashaka gusunika nyine umurambo batawukozeho. Iyindi nshuro imwe tuzengurutse nanone, rimwe kabiri gatatu, bawushyira mu kivari, mu gikuvureri nyine. Abangaba bagombaga kubikora batamukozeho nyine kugira ngo ibimenyetso bitagaragara. Uyu mwana Cinasa yararahangaha ku ruhande aruhutse umutima cyane, ndetse abangaba banarebana cyane. Diane yari yashyushye, reba Leyira yaragiye kuruka. Uyu nguyu nawe ni Victoria yicaye, ndetse Ayivi nawe ako kanya hari uwakoze ku muryango. Nyagasani, umuryango bitegerezayo kugira ngo barebe, kumbe uwari ugarutse ni Ahumadi agarukanye na Efe bavuye kwirukana abanyeshuri bose. Abantu bose turabirukanye, batashye mu rugo. Ndetse kandi umwaro urasukuye neza cyane kugira ngo dukore. Niki tugiye gukurikizaho nonaha kugira ngo bajyane umurambo nyine bawujyane hahandi bawutaye twabonye. Shalewa arimo gukomeza kwitegereza, umukobwa Leyira nawe akomeza kwitegereza cyane. Cinasa yarahari, byose byabaga kumbe yabikoze arimo gutabara. Kumbe umukobwa yararahangaha mu rugo, ndetse arimo gutegura amafunguro. Uyu mukobwa arimo gukora ibintu byose nkaho wagira ngo niyo mahirwe ya nyuma afite. Baraha mama we nuko nguko yaje, bigaragara ko yaratashye. Umukobwa arimo gutegura ameza, yateguye neza cyane. Aha, hayi ma, imeze gute? Nibiki bijya mbere ahangaha se? Aha, umugoroba mwiza rwose. Ni umwana Nyagasani. Aha, ibi ni ibiki birimo kubera ahangaha se? Umwana avuga ati rero navuze ngo reka ngire akantu ngukorera keza ku nyine, kubera uri buze kuva ku kazi ukererewe cyane. Okay, yego. Neza wari uzi ko bitwara ibintu byinshi cyane kugira ngo ukore ibingibi wakoze aka kanya? Ati ndabizi. Cyangwa se nyine uyu mwana ameze nk'uri kwicuza icyaha. Wari uzi ko n'ubundi ibi ukoze bidahagije kugira ngo ingaruka z'ibyo wakoze cyangwa se ibyo wakoze bibe bihinganye nyine? Gutya ari gutanga amande nyine ari. Aya ndabizi, ariko ndimwe gusaba imbabazi mama, umbabarire cyane. Nyine ngewe nashakaga kugira ikintu kiza nagukorera kugira ngo nkwereke ko nyine ndi gusaba imbabazi. Mu byo avate oke, nta kibazo rwose. Rero ngwino wicare nyine uryema. Arimo nyine kwica mani. Hanyuma ibi byose niwe wabitunganije neza cyane se? Ati yego rwose ni njye wabikoze. Ubwo wari uvuye ku ishuri wabikoze? Nase wabonye igihe ryari? Umugore amureba. Umwana avuga ati ya nyine nari determine, nari namaramaje cyane, bityo igihe ndakibona tu. Oke, determineta. Hanyuma se amazi ari hehe yo kugira ngo dukarabe? Nese umuntu arogesha ibiganza iki? Umwana agenda agiye kuzana amazi, yashyashyanye cyane disi. Uyu mubyeyi areba ibiryo uyu mwana yateguye, ndetse umwana azana amazi kugira ngo ahangaha akarabye mama we. Uyu mubyeyi yakira amazi, umwana ariko ameze nk'uwabuze amahoro cyane. Icara aho ngaho rero wa mukobwa we Nyagasani. Aha, aka kanya ndashonje, bimeze nk'aho wagira ngo wari ubizi pe. Bityo ati mama baretse gatoya, ntabwo twari twasenga. Umubyeyi avuga ati oke, nta kibazo rwose. Umwana afata akaboko mama we, atangira gufunga amaso kugira ngo asenge umubyeyi nawe amureba. Aruhutse umutima cyane. Ati Nyagasani uri mu ijuru, ndetse aka kanya turagushimiye ku mpano y'ubuzima waduhaye, turagushimiye ku burinzi waduhaye. Umubyeyi avuga ati amen, urakoze cyane ku burinzi bwawe n'ubuyobozi duha. Tugushimiye n'ibi biryo uduhaye, turagushimiye ku myenda waduhaye ndetse n'aho kuba dufite. Amen. Ndetse kandi turagushimiye ku bintu ibyo ari byo byose wakoreye uyu muryango wacu. Ako kanya ku muryango barakomanga. Aka kanya turimo kuvuga izina ryawe, tuvuga mu izina rya Yesu. Cinasa hari umuntu uri gukomanga ati Nyagasani. Uyu mwana bari gukomanga. Mama we akamubwira ngo Cinasa bari gukomanga ku muryango. Umwana akanga kubyumva. Ati aka kanya tuvuze izina ryawe mu izina rya Yesu rwose. Barakomanga. Cinasa hari umuntu urimo gukomanga ku muryango. Umwana avuga ati Nyagasani, mu buryo bwari bwo bwose dushobora kuba twaragucumuriyemo cyangwa se twaracumuyemo, Nyagasani turakwinginze komeza udufashe. Umubyeyi arabireba. Ndetse uburyo bwari bwo bwose twaba ikuzo ryawe twarariciye amazi, tubizi cyangwa se tutanabizi Nyagasani, twaba tubigamije cyangwa se tutabigamije,
turasenze bakomeza gukomanga umubyeyi arabikemanga ibingibi turakwingiza ibyaha byacu byogesha amaraso yawe y'igiciro gihambaye cyane amen amen ndetse kandi ndagushimiye cyane umwana atangira no kurira bigaragara kuko gukomanga ari gukeka ko ari ibintu bigiye kumukira mu kangaratete ndagushimiye ko wamaye umugisha umhereza mama wanjye unyitaho neza cyane wirengagije ibintu byose mama wanjye akunda gucamo umunsi ku munsi bakomeza gukomanga buri stress yari yose nshobora kubona yarashyize muri mama wanjye akaba yarakomeje kuhambera ndagushimiye nyagasani urakoze cyane nyagasani ndagushimiye nyine yajya kumwiyaka umwana agakomeza kumufata ndetse ukomeze uhereze imirimo ye y'amaboko umugisha ukomeze mama wanjye kumuhereza umugisha buri ntambwe yari yose y'ibirenge bye izajye iba favored uyavuga ati amen ndetse ndagushimiye ko mama wanjye ukomeza kumwereka urukundo nyagasani ndetse kandi nanone umwereke ko n'ibintu akora byose abishimirwa cyangwa se ari appreciated mushimira cyane barakomanga uyu mubyeyi yakumwana asigara rimwe gusenga umubyeyi agenda arimo kwitetomba cyane avuga ati runo urugo rwawe si biki n'ibiki umwana arimo kurira turakoze cyane nyagasani urakoze cyane nyagasani uyu mwana nkaho azi ko abantu barimo gukomanga nibiki bijya mbere ibingibi nibiki bijya ati igicamunsi cyiza cyangwa umugoroba mwiza Mrs Benson ati aka kanya dufite waranti yo gufunga umwana w'umukobwa ati Chinasa ati yego rwose tukaba turi kugira ngo agize kuri station tujye kumubaza ibibazo ati mukobwa wanjye Imana ibindinde ibyo murimo kuvuga ntabwo mubizi ni iki murimo kuvuga ati Mrs Benson dufite impamvu yo kwizera ko umwana w'umukobwa Chinasa yari involved mu buryo buri direct mu bintu byabereye kuri cyangwa se mu bintu byatumye bigeze urupfu kuri uriya Mr Marcus Barnabas bityo rero arashinjwa icyaho yavuga ati Imana irinde iki kibi rwose ibingi Chinasa genda mu cyumba cyawe nonaha igitaraganya cyane murimo kuvuga ibikise ibingibi ntabwo bishoboka ati tambuka reke tujye kumufunga genda ujye gufunga umwana w'umukobwa nimunkorere ku mukobwa nicyo kibazo gihari umwana yarabizi kumbe umwana arimo gusenga cyane Chinasa haguruka nonaha Chinasa haguruka umwana bagerageza kumuhagurutsa kirimo gusenga yari yabonye ko ibingibi byamurangiriyeho DC ati oya officer ntago mwanjyanira umwana ati ntabwo ndibuze gutuma umwana wanjye mumufata sinshobora gutuma umukobwa wanjye mumufata ati officer afata uyu mukobwa umujyane nonaha umufisiye nuko nguko yaje avuga ati mama ndakwinginze ntabwo nigeze mbikora ibicyo utakoze se nibicyo utakoze ati ntabwo nigeze mbikora mawe ati nje nakugira inama yuko dukurikira kuri station ati oya kugira ngo ubone n'ayandi makuru yose umubyeyi nuko yasigaye ahangaha ababaye cyane umwana nuko nguko bamujyanye uyu mubyeyi yari yibereyeho mu buzima bw'ubukene ibintu bimeze nabi nyine ariko ari bya bindi bavuga ngo nukuremekanya ati Mana ndakwingize mu izina ry'umwana wawe Mana ndagutakambiye ndimo kugutakambira mu izina ry'umwana wawe ntabwo nzi umwana wanjye aho bamujyanye Mana ndakwinginze ngirira impuhwe girira impuhwe umwana wanjye umubyeyi yikora no ku gituza umutima utangira kumurya ati Chinasa umubyeyi bigaragara ko ahangaha ariho yahwereye sasarira hano ku ruhande uyu mugore yarari ahangaha ndetse uyu mukobwa kubera icyo uri mu cyumba cyanjye se Leyira nuko yaje umubyeyi avuga ati ku ishuri bahamagaye ati oke ndetse kandi navuganye n'abapolisi n'abadetective ubwo nyine ugomba gufunga bambwiye ibintu ibyo ari byo byose uko bimeze babimbwiye umukobwa arabyumva bwa mbere ntabwo nigeze mbyizera ko ari Leyira wanjye barimo kuvugaho nyagasani ariko nanone ubwo nazaga ahangaha muri iki cyumba cyawe ibyo nabonye ndimo gushakisha nibwo nabonye iyi ngiyi cyangwa se banze nka alubumu cyangwa se agenda ye nyine arabibona kwa kundi tugenda twiyandikishwa utuntu muri agenda shahu iyanjye ndayitsimba cyane muyifashe byonyine kuncira urubanza byonyine ati mama nshobora usobanura iki se usobanura iki Leyira umwarimu wawe koko koko nyagasani mbese mama we yamenye ko nese yagukozeho ati oya ntabwo yankozeho yagukozeho nyine twarasomanye gusa rimwe gusa mama twasomanye rimwe gusa ntabwo twakabije mami araba nabi cyane umubyeyi aruhutse umutima noneho iyo aba atapfuye ngiye noneho nagakwiye kwiyica nkiyica aka kanya kubera ko ntabyemera ko ubikomeza nkiriho ati mama umbabarire nsabye imbabazi cyane nsabye imbabazi mawe shyiramo imiyaga cyane umubyeyi ariyimyoza ndetse bimubabaje cyane
mbese uri umubyeyi ugasanga umukobwa wawe w'imyaka utaruzuza na 18 ari hasa ngwino agera hino bimeze neza wa mwana we. Umubyeyi aba ari umubyeyi nyine ati mwana wanjye my baby wowe pakira ibintu byawe nonaha papa wawe ari buze kugutwara kugira ngo ujye kuba uri kumwe nawe ugiye kubana na papa. Ndavati mama aya mama ndakwinginze wibikora ni ukuri rwose ngiye kwitwara kaneze ndagusezeranije ndakwinginze. Uyavuga ati oya ati yego rwose mama ubuzima bwanjye sinagenda buri ahangaha niho bushingiye. Mama we ahaguruka amubwira ati ibyo byakozwe nta kintu wabihinduraho wa mwana we not anymore. Ugomba kujya kubana na papa wawe kuko ubuzima bwawe ntabwo bukiri ahangaha. Bati mam nk'igihano nyine kwa kundi abantu bakoze divorce batandukanye umwana buriya hari umubyeyi abakunda kandi uwo akunda kuba akunda akenshi usanga ari umunyamakosa. Aho bitandukaniye n'iyi filime uyu mugore we niwe mwiza byarabaye ibyo ngibyo. Sasa ahangaha ku ruhande uyu mukobwa Cinasa bari bamuzanye muri sitasiyo ya polisi ndetse umuntu waje ni principal wabo wa hariya ku ishuri niwe wiyiziye sasa kugira ngo abanze agane. Avuga ati Cinasa wa mukobwa we principal aruhutse umutima cyane umeze neza cyane se uyu mwana niba arafungwa niba biragenda gute mbese hari ikintu ushaka cyo kunywa nonaha. Umukobwa araceceka cyane ndetse none se basi mwazanye icupa ry'amazi mukazanira uyu mwana ubwo batuma undi muntu nyine waruri aho ngaho kugira ngo bumve ibyo bagiye kuganira. Ati Cinasa wihangane cyane ndetse kandi kuko byageze kuri uru rwego byagenze ukunguku ndetse urabizi cyangwa se urabizi ko ibingibi wabigizemo ikiganza cyangwa se uruhare nyine ndetse kandi iyaba warazanye ukuri ukavuga ukuri imbere hose wasanga ibingibi birimo kuba bitagakwiye kuba birimo kubaho nonaha. Iyo uvuga kare umukobwa aratungurwa cyane nkaho bagira ngo icyaha bakimushingije. Avuga ati ndetse ninde wabikubwiye? Ati ntabwo bifite agaciro umuntu wavuze cyangwa se ugira ibyo yavuze rwose. Polisi aka kanya irabizi ko ibintu byose byabaye ari byo byagejeje uriya musore Marcus ku rupfu. Polisi yabimenye. Abati mbese muri makeya uzi nibyo bakoreye umurambo wese. Ndavuga ati yego rwose n'uburyo inshuti zawe umurambo zawujyanye mu modoka y'uriya musore. Polisi byose irabizi yarabimenye. Umukobwa arikanga cyane nyagasani. Uyu mukobwa uvuga ati hanyuma se niki bagiye kunkorera nonaha? Ati biri buze guterwa nyine n'uburyo uri buze gukooperatinga nabo uri buze kwifatanya nabo kugira ngo mukorane. Ni impamvu cyangwa se niyo mpamvu uri ahangaha barimo kugusaba kuvugana nawe kugira ngo bakuvuganire. Wa mukobwa uyavuga ati dukooperatinga dukorana kuki se ko ari nge wamukubise nyine tuvugana kubijyanye ko bazi ibintu already byose uko bimeze. Umupolisi avuga ati umugabo avuga ati nanjye niko nari mbizi ko bazi ibintu byose ariko uzi icyo bita toxicology report iyo ariyo. Toxicology report ni raporo nyine zijyanye n'ibintu ngo birimo amarozi nyine cyangwa se umuntu yanyweye nk'uburozi yariye uburozi ibintu nk'ibyo ngibyo. Uyu mwana avuga ati oya ntabwo nzi ibyo ari byo. Umugabo avuga ati ni test done muri postmortem. Postmortem ni kuriya bajya gupima umuntu babyita gute iyo umuntu amaze gupfa kujya bira bizamini bakora umuntu banamubaze kugira ngo bamenye icyamwishe byanyabyo. Iriya test rero ndetse bakoze test ku murambo wuriya musore Marcus baza gusanga ko uriya musore Marcus yari yarozwe cyangwa se yiri yanyweye uburozi iminota mike ya mbere yuko biriya bintu biba. Mbere yuko umukubita ukamukubita ikintu mu mutwe uriya musore yari yanyweye uburozi. Bigaragara ko uyu mwana Cinasa atari we wishe uriya musore Marcus nyagasani. Uyu nguyu amubwira ati bityo rero ibi ngibi biramutse ari ukuri kwa nyako cyangwa se ubwo burozi byaba bisobanuye ko hari umuntu wamwishe agamije kumwica wari wamupangiye urupfu bityo akaba atari we wishe uriya mugabo Marcus. Ndetse polisi yiringiye ko cyangwa se ifite ibyiringiro by'uko ushobora kubafasha kugira ngo tumenye uwo muntu uwo ari we wahaye uburozi uriya Marcus urokoke witahire. Nicyo kintu uyu mwana disi bigaragara ko ashobora kurokoka. Ibyo ngibyo byaranabaye bamaze kumuganiriza. Sasa rero ahangaha mu rugo umubyeyi yaje arimo guhamagara avuga ati Leyila ni mu gihe cyakurikiyeho
Leyira ntiyitaba. Leyira we reyi bari bamusezeranije ko muri iki gitondo papa we ari buze kumutwara. Mubyeyi avuga ati Leyira ari hehe se? Ati ndarahiye ntabwo ndimo kumubona. Papa waraye ntabwo yigeze umubona. Ati yego rwose nta gitekerezo mfite cyahana ari. Ati Leyira nyagasani. Ati Leyira uyu nguyu akomeza guhamagara ndetse umubyeyi bimucanze iki. Leyira we ni umugabo we papa niba ari Danjuma hari agapapuro yabonye ahangaha kari ku buriri bwa Leyira ndetse kanditseho utugambo avuga ati I'm sorry munyanga. Nese bisobanuye iki? Uyu mugabo ati nese bishatse kuvuga iki? Uyu nguyu yahita bimenya avuga ati Leyira bigaragara ko Leyira inna lillahi wa inna ilaihi. Uyu mukobwa arashaka kunyikisha rwose. Uyu mukobwa arashaka kunyikisha. Hey nyagasani. Leyira bigaragara ko adashaka kujya kubana na papa we. Inna lillahi la inna Aisha abitekerezaho ndetse nanone ku ishuri ahangaha uyu musore Eliya ahangaha Victoria nuko yaje. Sorry ntabwo ari Victoria. Hayi umeze gute se? Ni Sharewa. Ati meze neza. Ati urabizi ntabwo ari ngombwa ngo hagire ibingibi ubibwira niba utameze neza. Ati oya nshaka kubivuga rwose. Baje batangiye guhura. Uyu ati nase hari umuntu wigeze ubona Leyira uyu munsi? Niko Ahmad yaje avuga ati oya ntabwo ntekereza ko namubonyeho ari efe sinigeze mubona. Ati nanjye ntabwo ndimo kumufatisha kuri telefoni ndetse kandi akunda no kukuzana ahangaha guhaye rifuti. Sharewa avuga ati oya uyu munsi nizanye ku giti cyanjye. Leyira ntabwo yanzanye. Oya avuga ati wasanga telefone ye yazimye cyangwa ibindi bintu. Ati namushaka kujya gusoma ariko nimujye gusomera muri library nonaha izake nuko yaje. Mwabaginga mwe mureke twivugira amazimwe yacu gayizi. Mwese mwabyumvise twumvikise nibiki byabaye se? Uyavuga ati umva umunyeshuri bamukuye ku muhanda polisi cyangwa se yamukuye ku muhanda umurambo we. Uvuga ati oya nta pana Leyira ari uyu Ahmad. Mbese muri makeya hari umunyeshuri bakuye ku muhanda umurambo we polisi yamubonye. Uyavuga ati apana ntaba ari Leyira kandi wahita ubikeka. Uyavuga ati izake nese ubihagazeho neza cyane ibyo urimo kuvuga ngo ni umunyeshuri muri iki kigo nyine. Ati yego rwose njye numvise principal Obasa arimo kuganira n'abandi barimo ahangaha barimo kubivuga nonaha. Nyagasani bakeka ko Leyira yapfuye. Ati ariko mwemuretse gatoya nese hari umuntu wigeze abona Chinasa? Hari uwabonye Chinasa? Uyavuga ati oh fucking hell man. Nyagasani bano birabacanga. Ati none se ni gute ibingibi byabaye? Nese ibingibi bisobanuye iki? Nyagasani uyu musore izavuga ati byanga byakunda hari umuntu ushobora kuba yasinikinze yatanze amakuru. Abangaba batangira gukeka ariko bigaragara ko uriya umukobwa Chinasa amakuru nyine muri station yatanze nk'uko principal yavugaga kugira ngo batange amakuru nyine atanga amakuru bamenye umuntu wakoze cyangwa se. Uyavuga ati ninde ushobora kuba yatanze amakuru se? Chinasa ari muri station ya polisi ndetse umukobwa Leyira ashobore kuba yapfuye. Abangaba bitegerezanya barebana cyane bavuga bati ninde ushobora kuba yasinikinze yatanze amakuru. Izake ntabwo agitanga amakuru yari yahisemo ko bihuza kugira ngo anarinde na mushikiwe IV. Abangaba bakomeza kurebana cyane barebana habura n'uvuga. Izake yikurira mwake karenge. Sharewa acaho ku rundi ruhande. Uyu musore nawe Eliya acaho ndetse uriya musore wundi efe nawe acaho. Uyu nguyu niwe wasigaye ahangaha wenyine. Sasa rero Ahmad ikirori cyari cyabereye iwabo. Ahmad twabonye arimo guhereza uriya musore Makasi akantu ko kunywa. Hari uwamwandikiye avuga ati ndabizi ko ari wowe wabikoze ndetse kandi iki kigo cya CTVU kiri buze kubimenya neza cyane cyangwa se tuzi ibyo wakoze. Bigaragara ko wa muntu bashakaga ushobora kuba yararoze uriya mugabo Makasi byanga byakunda ari uyu musore bakaba bamumenye. Kubera iki? Kubera ubwo urukundo rwa Leyira nyine. Nyagasani yatangiye kwibuka. Njye ntabwo nshobora kubibahisha inshuti zanjye rwose nibyo uriya musore atangiye kwibuka. Ahmad nyine ati nase bari buze kumbona gute nibaramuka babimenye wa mukobwa we ko njye nawe turi kumwe dukundana. Realistique tekereza Leyira tekereza rwose. Yavuga ati wake ngaha byibagirwa nibishake. Sasa rero umukobwa Leyira Ahmad yarahari kwa kundi dukunda abantu nkuko muri iyi minsi Cynthia ndi kumukunda cyane. Noneho nyine nkaba ngenda mukurikirana nese Aisha ko yanyanze. Kumbe
yakomeje kubyibuka biriya yararimo kubibona ahangaha barimo gusabana uyu musore nibwo Marcus yatambutse anga avuga ati Mr. Marcus ni ikinyama rwose umukobwa aho madi uyu musore yabonye oya nese nari numvise ko ahangaha ariko ntabwo nari nabyizeye koko ni umusore oya avuga ati wane mufite inzu nziza cyane rwose yavuga ati urakoze cyane nukuri urakoze cyane nese ninde wagutumiye ahangaha oya avuga ati oya nta muntu wantumiye rwose nyine numvise mu banyeshuri ko hari ikirori ndetse niyumva nkaho wagira ngo ngomba nyine kuza kugira ngo nanjye nzi ndi njyenyine nyine ati uzuri wenyine ati yego rwose nze kureberera ukuntu ibintu bimeze ati ibyo ngibira sinzi bimeze ukuntu ati yego rwose bihagaze neza se cyane rwose ndishuwa neza kubera kirimo kumbaza se hari ikibazo kuba ndahangaha yavuga ati oya bimeze neza nta kibazo gihari rwose ni umusore ahumadi uyu nguyu avuga ati urabizi wa mugabo we Marcus nakundaga kuko adimira I used to really admire you mbese nakubonaga nk'umuntu wa danje nkwadimira mbona ko uri uwa danje uyu nguyu ahita atungurwa cyane ngo wahoze uyavuga ati yego nyine nari naratekereje ko uzi uburyo bwo kubaha imbago zawe naho umuntu yagarukira nyine nko kuvuga ko ubu ngubu yarengereye Marcus avuga ati hanyuma se nonaha byo bimeze gute uyavuga ati Mr. Marcus rero ni ahumadi wowe uri mu kirori cyuzuyemo abatinagers abana batuje n'imyaka 18 mu masaha ya nijoro none se urabitekerezaho iki urumva utiyatse icyubahiro kare cyane gusa hari impamvu yo kukwadimira ngifite koko ni ahumadi ndimo gutera urwenya n'urwenya ndimo gutera urwenya rwose ariko ararimubwiye ukuri kubera mu biganiro umusore Marcus ari imyoza cyane nibwo Ahmad yavuze akira ahangaha yamuhereje ngine genda mu mudu yawe atawaya ndakwinginze ndibuze gutwara ntabwo yavuga ati nagakombe gatoya kamane inywa nonaha nta kintu kiri aho ngaho Mr. Marcus inywa aramuhatiriza agakapu kamwe konyine gusa atawaya ngiye gusoma aho rimwe gusa nibwo uyu musore yanyweye nyagasani bigaragara ko uyu musore Ahmad ati man uri umugabo nywa mwanywa bino nibyo rimwe kwibuka byose uyu musore Ahmad niwe yishe uyu mugabo Marcus kubera urukundo nyagasani atoke nkene kujya gukoresha ubwiherero atoke nta kibazo zamuka kuri fura ya mbere uhita ukata ibumoso muryoherwe n'ikirori rwose agenda mwitegereza cyane kumbe uyu musore Ahmad byose niwe wabiteye byanga byakunda yitegereza muri aka gakombe ndetse aranamwenyura cyane nko kuvuga ati ndakwemeje cyane uyu nguyu nuko nguko yakomeje kubyibuka ahangaha nibyo yarimo gutekereza nyuma yo kubona iyi message bamubwira ko ari we muntu wakoze cyangwa se bazi ibyo yakoze ndetse kandi nanone bakaba bagiye kugira ngo bamutamaze n'iki kigo cyose kibimenye reba nase ukande ku ibuto ya like nuko nguko karangiye nuko nguko bagakoze ubwo bigaragara kuri mukobwa Leila ahangaha yahaguye nyine nyuma y'ibyabaye byose uyu musore yaramukundaga akaba ari we waroze uriya mugabo nyine Marcus ndetse kandi Kinasa akaba ari nawe wanatanze n'amakuru kuri station ya polisi kuba yaramukubise kiriya kintu agiye gufata ku ngufu uriya mukobwa akaba atari byo byatumye uriya mugabo Marcus apfa bafite babyumva urukundo mbakunda n'inkihwa mbafite ku mutima cyane amazina yanjye ni Ancestor Inyase ntabwo ndi intungane nta nubwo nigeze mvuga ko ndiyo ubwo akandi gaseri nako gakurikiyeho mu minsi mikeya nzahita nkazana kugira ngo nako tukarebe ciao